byose dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana duhugurane. Amazina yanjye nitwa Mbanzabigwi Theoneste, ndubatse mfite umudamu, mfite n'abana batatu. Nkunda Kristo, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda abantu b'Imana. Uyu munsi rero tugira umugisha wo kuba kuri icano kugira ngo tuganire. Natekereje cyane ku nyigisho ngira ngo tuvugeho n'inyigisho z'abapfakazi cyangwa abantu bibana. Hari usanga kenshi ibyiciro by'abo bantu bikunda gusigara inyuma bitaganirijwe. Nagize ngo uyu mwanya rero dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 90, turasoma ku murongo wa 12. Zaburi ya 90 turasoma umurongo wa 12. Haranditse ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ni ijambo cyane n'uyu murongo usomye ngira ngo dufashe kuri aya magambo, ariko dushaka kuvuga cyane ku bantu bibana bagize ingorane zo gupfusha cyangwa kuba babanaga nabo. Niyo mpamvu biri tubwiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe. Birakwiriye ko umukristo wamaze kumenya Imana, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Mu mugambi w'Imana, Imana irema Adamu na Eva yifuza ko bazabana iteka ryose, ariko icyaha kiza gukoma mu nkokora gituma Adamu na Eva badakomeza kubana. Niho rero hatangiye kuba ibibazo bikomeye kugeza na bugingo na n'ubu. Niyo mpamvu Yobu yaje kwandika mu bice 27 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, haravuga ngo ndahiye Imana ihoraho ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, nishobora byose yabazaga ubugingo bwanjye. Umugambi w'Imana, umugabo n'umugore bagomba kubana, ariko havuye ikibazo gikomeye nibwo abantu batangiye gupfa. Rero abantu bibana nabo ni icyiciro abantu bakeneye kuba hafi, gikeneye kuganirizwa, gikeneye guhugurwa. Abantu bakeneye no gufata igihe bakabasengera, kuko yabuze uwo babanaga urumva batakaje imbaraga, abatakaje ibyiringiro, abatakaje n'ubundi bushobozi bwashobora kumufasha kugira ngo abashe kuba yabaho mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Dufite ingero z'abantu batandukanye bibiri twereka bari abantu b'Imana ariko baza kubura ababo, ariko barakomeza bahamya Imana. Naje gusoma inkuru za Nawomi mu gitabo cya Rusi, muzahasoma. Nawomi amaze gupfusha umutware we, Nawomi yakomeje kugira ibyiringiro, n'abakazana be baza gupfusha abatware babo, ariko bakomeza kugira ibyiringiro. Nibuka Nawomi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo Uwiteka Imana yangiriye ibisharira, ariko arakomeza arahamya, ahagara mu ijambo ry'Imana. Bibiri twereka undi mupfakazi ubwo inzara yateraga i Sarafati, Eliya afite ikibazo gikomeye. Nsoma aya magambo naratangaye, nibaza mu gihe cy'inzara kuki Imana yafashe Eliya ikamuhereza ku mupfakazi w'i Sarafati. Ese uwo mupfakazi nawe afite ubushobozi? Ikintu cyanshubijemo ibyiringiro ni uko Imana n'abapfakazi irabazi, kandi abapfakazi Imana ishobora kubakoresha ibintu by'ubutwari, kuko muri icyo gihe cy'inzara Eliya yagiye ku mupfakazi w'i Sarafati, kandi Imana imutungirayo, Imana iramufasha, kandi Imana imugirira neza. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndaganira cyane n'aba babyeyi n'aba bagabo babuze aho bashakanye nabo. Bibiliya bavuga ngo ibigishe kubara iminsi yanyu mutunga imitima y'ubwenge. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo twirengagije ko intambara zihari, ntabwo twirengagije ko akaga n'amakuba muzahura nako, ariko Bibiliya yatubwiye ngo itwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Hari ibintu bigera ku 10 ngira ngo mbaganirize, cyangwa 12 byerekana umuntu wahuye n'ikibazo cy'ubupfakazi. Ese ni gute akwiye kwitwara muri societe? Ese ni gute akwiye kwifata kugira ngo nawe ubwo azabashe kwihesha agaciro? Ikintu cya mbere, wewe wabuze uwo mwashakanye, icya mbere Imana igushakaho bisaba ko wegera Imana. Egera Imana, wegera Imana, wongera ibihe byo gusenga. Imana ikwambika imbaraga, Imana igukomeze, kuko ntabwo uzabura imitego mu rugendo. Hanze hari abagabo b'ibigoryi, hari abagabo babashurashura, ariko niwegera Imana izaguha imbaraga. Cya kabiri, umuntu akwiye kwiyakira. Burya uhuye n'ikibazo ukeneye imbaraga zituma wiyakira. Kenshi ikintu kigora abantu bahuye n'iki kibazo cyo kubura abo bashakanye nabo cyangwa bakaba bibana, hari igihe bagira umutima ntibiyakire, bagahora bahagaritse umutima. Ariko bwira Data wa twese aguha umutima wo kwiyakira. Imana yacu nishimwe. Cya gatatu ni uguca bugufi. Kwiye guca bugufi, ukiyoroshya, ukoroha, ukamenya ko uhuye n'ikibazo, ukamenya guca bugufi. Imana itugirire neza. Kane ni uburere bw'abana wasigaranye.
aba bana wasigaranye nabo ukwiye kubarera. Ejo batazavuga ngo nuko ari abana b'umugore niyo mpamvu bamunaniye, ariko usabwa kwita ku burere bw'abana, ukaganiriza abana niba bakiri batoya. Kandi reka mbwire n'aba bana, niba mumaze gukura murwaniye mama wanyu ishyaka cyangwa papa wanyu ishyaka, ejo batazavuga ngo n'abana b'abagore bananiranye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana itwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Iki cyiciro cy'abantu babuze aho bashakanye birakwiriye ko dukwiye kubaba hafi tukabaganiriza. 5, dukwiye kwihesha agaciro. Buriya ukwiye kwihesha agaciro. Buriya ntabwo umuntu azagusuzugura nutisuzugura. Ihesha agaciro. Nubwo wahuye n'ikibazo ukaba uri wenyine, ntabwo ari wenyine byashyikiye n'abandi byabagezeho. Ihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. 6, ukwiye kwirinda amagambo. Buriya amagambo ni mabi, ariko iyo umaze kumenya ko wahuye n'ikibazo ujye uvuga amagambo makeya. Buriya mu magambo menshi tuvuga ntiyaburamo ibicumuro. Mu bintu byinshi tuvuga cyangwa tuvugana n'abandi bagenda bakuraho amagambo yo kutunegura. Birakwiriye ko umukozi w'Imana ahuye n'icyo kibazo akwiye kwirinda mu magambo. Ikindi, dukwiye kwitwararika mu miryango twari twarashatsemo. Hari igihe kenshi iyo wamaze kwitaba Imana cyangwa wamubuze usanga ugiranye amakimbirane cyangwa ibibazo n'umuryango washatsemo, ariko nubwo yagiye ntabwo bikwiye ko ari kwa sobukwe cyangwa kwa nyokobukwe. Bisaba ko ukomeza kwitwararika, ukababa hafi, ibishoboka byose ukabasura, ukabaganiriza. Ikindi gikomeye, kura amaboko mu mufuka ukore. Mwakoraga muri babiri, umwe aragiye, bisaba kongera imbaraga ugakora. Kandi ijambo ryaramubwiye ngo umuntu udakora ntakarye. Birakwiriye ko dukwiye gukora. Koresha imbaraga zose, gerageza ibishoboka mu bushobozi bwawe bukeya. Ugerageze ukore. Nushaka ufata agataro k'imineke, nushaka ugenda uranguze ibijumba, nushaka ugura ibisheke n'ibindi byose bitewe n'ubushobozi ufite. Ariko nubasha gukora bizatuma ubasha kwiyambika, uzabona ibitunga abana bawe, uzabona ibigutunga nawe. Numara kwiteza imbere nta wundi muntu uzabasha kugushukisha ikintu icyo ari cyo cyose. Ikindi, usabwa kujya mu matsinda. Hari amatsinda abantu bajyamo yo kwizigama, yo kwiteza imbere, amatsinda yo gusenga, gutanga mituweli. Burya iyo ubana n'abantu muri sosiyete biranagufasha kugira ngo kagahinda ufite na kwa kundi uhora n'intimba umunsi ku wundi, iyo ubana n'abantu bibasha kugufasha. Rero Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ikindi rero, ugomba kwitwararika nanone. Hari igihe umuntu abura uwo bashakanye agasubira iwabo mu rugo. Niba usubiye mu rugo iwanyu ku babyeyi bawe, ukwiye kumenya uburyo witwara, kuko ijambo ryatubwiye ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Reka mvugane namwe mwahuye n'icyo kibazo. Ntabwo Imana ibanga, nta nubwo Imana yabatereranye. Imana ni urukundo. Imana ni se w'imfubyi. Imana ni umugabo w'abapfakazi. Niyo mpamvu dukwiye kugira ibyiringiro ku Mana. Ikindi gikomeye, dukwiye gucunga neza dukeya dufite. Ntabwo dukwiye kwaya, ntabwo dukwiye gusesagura, kuko dusigaye twenyine. Ukwiye kwiga gucunga dukeya, ukamenya kujera ibyo ufite. Hari igihe usanga umuntu amaze guhura n'icyo kibazo ugasanga ari gusesagura imitungo afite n'ibintu afite, ariko ntabwo ari byo. Bibiliya yatubwiye ngo Imana itwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi, dukwiye kwirinda kuba inzererezi, kwirwa turi ba kabunga. Hari usanga iyo umuntu yamaze gusigara wenyine ashaka kwirwa agenda imihana yose, agenda agaruka, asubira agenda agaruka. Ariko ibyo ku muntu w'Imana ntabwo bikwiriye. Birakwiriye ko twabakozi b'Imana bamaze kumenya Imana, menya uko ukwiye kwifata, menya uko ukwiye kugenda. Hari umugani Abanyarwanda baca ivuga ngo ingendo y'undi iravuna. Buriya nubona akana aho uko agenda, ntuzi igituma agenda kuriya, ntuzi impamvu ageze kuri wa rwego, ntawe ukwiye kumwishinga, kuko ijambo ryatubwiye ngo Imana itwigishe. Burya umuntu yakwigisha, umuntu yakugira inama, ariko dukeneye inyigisho ikomeye y'Umwuka Wera izabasha kudufasha kugira ngo tubashe kurangiza urugendo rwacu. Imana ishimwe. Kandi tugomba no kwiyitaho. Burya hari igihe umuntu ahura n'ikibazo, ntabwo nzongera gukaraba, ntabwo nzongera kugera mu bantu, ntabwo nzongera kwambara neza. Oya, bisaba ko twitaho natwe. Ejo mu gitondo hatagira umuntu uzagucishamo ijisho. Ikindi gikomeye, ukwiye kumenya urwego uriho. Buriya kenshi ikintu cyica abantu, tureke n'abantu bahuye n'icyo kibazo cyo kuba bashakanye abapfakazi, buri muntu akwiye kuba amenya urwego ariho. Ese njyewe urwego cyangwa ibyo ninjiza binyemera kubaho ku ruhe rwego? Hari igihe kenshi usanga umuntu ashaka kubaho ku rwego kanaka ariho, ariko ukwiye kwisobanukirwa, ukwiye kwimenya, ukwiye kumenya uburyo ubayeho. Bizagufasha kubaho muri buno buzima, kandi ukicara n'abana bawe mugakorana ikiganiro, mukaganira, mugafata icyerekezo cy'ubuzima, kugira ngo Imana ijye ibasha kudufasha kandi Imana ijye ibasha kutugira neza. Rero reka mvugane n'abantu namwe mutahuye n'iki kibazo. Hari igihe kenshi ubona umupfakazi rimwe na rimwe ukamwishima hejuru, ukamukina ku mubyimba,
cyangwa ukamutekereza uko atari, reka nawe nguhe message uvuga ngo ukwiye kujya umusengera ukamuba hafi. Umunyarwanda aravuze ngo inkoni ikubise mu kiba bayirenza urugo. Nawe akaga n'amakuba yahuye nako ntabwo yakizaniye, nawe yabonye bimuzira abona bimushyikira. Birakwiriye twebwe abantu b'Imana n'itorero muri rusange twegera abapfakazi, twegera abadafite aho babana nabo babuze, kugira ngo tubaganirize, tubahumurize. Ni urugingo rw'itorero n'abitorero ntaho tuzabashyira. Ugize gutambika ibirenge tukamucyaha tukamugarura mu nzira. Niyo mpamvu rero uyu mwanya tugize umugisha wo kugira ngo twongere twibutse abo bantu b'Imana. Imana irabakunda, Imana ni urukundo, ntabwo Imana yabaretse, ntabwo Imana yabatereranye, kandi Imana ishobora byose. Kandi nuhura n'ikibazo ntuzibwire ngo nuko uri umupfakazi. Hari n'abantu bafite ingo bahuye n'ibibazo, naho umwana yakunanira ntuzibwire ngo mpamvu umwana ananiye nuko ndi umupfakazi. Oya, n'abafite ababyeyi bombi bajya bananirana. Icyo nashatse kugira ngo mvuge cyane, shyireho imbaraga, Imana ibigishe kubara iminsi yanyu uburyo butuma mutunga imitima y'ubwenge. Nicyo Data wa twese ashaka. Imana ibakore ku mutima, Imana ibaganirize, Imana ibasure, Imana ibafashe. Mwegera abantu b'Imana. Hari abantu b'Imana, nubwo abantu b'Imana bagenda bandura, ariko hari abantu b'Imana bakugira inama, bakaguhugura, bakagufasha, kandi ukagera ku rugero rushyitse. Nugira ikibazo egera abantu b'Imana bagisha inama. Dufite n'abapfakazi bamaze igihe muri ubwo buzima, bakugira inama, bakaguhumuriza. Dufite abakozi b'Imana bakuganiriza. Gira ibyiringiro ku Mana, kandi Imana uko yakirisha ingabo nyinshi nuko yakirisha ingabo nkeya. Uko wibona, uko wakwitekereza, reka nkutangarize muri uyu mwanya ko Data wa twese ashobora byose. Soza kugira ngo dusenge Imana, reka tugire icyifuzo kimeze gutya. Imana ikwigishe kubara iminsi yawe. Iminsi usigaje iri mu biganza by'Imana, kandi uko uzabaho bizagenwa n'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kwishyira mu Mana. Nkuko twatanye tuvuga ngo uhuye n'iki kibazo urushaho kwegera Imana. Senga Imana, wegera Imana. Hari ijambo ry'Imana asomye ariryo nsorezaho, ritwereka umupfakazi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu bice byaho 2:36. Hari umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fenuweli wo mu muryango Ashera. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo w'imyaka 7. None amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero ahamya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Hano ni urugero rumwe rw'umuntu w'umupfakazi wabuze uwo bashakanye ngo bamaranye imyaka 7, amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Ariko ikintu cyaneje nsoma aya magambo, ikintu cyamukomeje mu rugendo, ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Reka ngutangarize ngo mukeneye imbaraga, dukeneye imbaraga. Uyu mupfakazi Ana yari n'umuhanuzikazi. Nubwo ari umupfakazi, kuba uri umupfakazi ntabwo byatuma utaba umukozi w'Imana, ntibyatuma utaba umuhanuzi, ntibyatuma utaba umuvugabutumwa, ntibyatuma Imana itagukoresha ibitangaza, ntibyatuma Imana itagukoresha ibintu by'ikirenga. N'uyu muhanuzikazi nubwo yari umupfakazi Ana, ariko yabaga imbere y'Imana, agasenga Imana, akinginga Imana, agatakambira Imana. Data wa twese akamushoboza. Imana ishimwe. Ndi kugira ngo dusenge Imana, ariko nkubwire ngo komera, gira ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro, niko ijambo ryambwiye ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Nubwo wabona uyu munsi wa none ibyiringiro byaraheze, ariko Data wa twese aragukunda. Fata urugero kuri umupfakazi wamaranye n'umugabo imyaka 7, amara indi myaka 84 ari umupfakazi, kandi yubaha Imana, akora umurimo w'Imana ku manywa na nijoro. Aho uri hose rero, wowe uzumva buno butumwa bwiza, reka nkubwire ngo Imana iragukunda. Imana ni urukundo. Egera Imana. Ijambo ryarambwiye ngo muzashaka mu mbone nimushakana umwete. Mugire umwete wo gushaka Imana, mugire umwete wo kuba hafi y'Imana, mugire umwete wo gushaka imbaraga z'Imana, kuko Data wa twese ashobora byose. Imana ibahe umugisha rero. Reka twinginge Imana, kandi twiringira ko Data wa twese ashobora byose, kuko Imana yaduhaye umwuka wera nk'umufasha wo kubana natwe ibihe byose. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko ari we Data wa twese mwiza, tugushimiye ko ufite ubutware kandi ukagira n'ubushobozi, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire amagambo yawe. Mana, twe turuganira n'abakozi bawe bahuye n'ikibazo cyo kuba bashakanye,
ba mu buzima bw'ubupfakazi, ubuzima bugoye bushaririye, ariko twumvisha ingero z'abantu benshi babayemo. Ana yari umupfakazi ariko yabaga imbere y'Imana agasenga akiriza ubusa, kandi yari umuhanuzi uramukoresha. Dusengeye abacu, hari abapfakaye bakiri batoya, hari abapfakaye bakuze, ariko bose Mana turabakweretse, kuko ijambo ryatubwiye ngo Imana twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Aba bacu Mwami uzabahishe, uzabatwikire, uzabashyire mu rwihisho rwawe Kristo, he kuzagira Mwami Imana ikibahungabanya, kandi niringira ntashidikanya kuzabagirira neza. Sengera umuntu wese urushye, ugowe, uruhijwe n'ubupfakazi arimo, yumva yumunaniye kwikontorora, ariko Mana kontroli iri mu biganza byawe. Numusanga, umufata amaboko, umukomeze, umwambike imbaraga, umuhe ibyiringiro bikomeye, kuko ari Data wa twese mwiza. Urakoze kugize neza Kristo, ku bantu bose bumvishira ijambo, ku bantu bazumvira ijambo Mana uzabaho umugisha, kandi iri jambo ryawe Mana rizabe rigari mu bugingo bwabo, kandi iri jambo Kristo rizera imbuto nyinshi, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye kugize neza Kristo, natwe ducishwe bugufi Imana ushyirwe hejuru. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.